Nanone kandi ni the QuickTimes news nk'ubusanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Abahembera urwango nka Victoire Ingabire bifuza imvururu mu Rwanda mu gusigasira agaciro kabo. Ubu n'ubwanditsi nibikubiye muri iyi nkuru ni yahinduwe mu kinyarwanda rw'Ikinyarwanda mu nkuru ifite umutwe ugira uti hate mongers like Victoire Ingabire and their handlers entertain unrest to remain relevant. Yanditswe na Gatete Ruhumuriza Nyiringabo kuwa 16 Nzeri 2025. Mu minsi mike ishize abanyakigali batunguwe n'amashusho y'abajura batatu bari bitwaje umuhoro bari guhohotera umugore. Mu gihe twatekerezaga ko nta gishobora kuduhungabanya mu mujyi wa Kigali utekanye kurusha indi yose muri Afurika ndetse ukaba umwe mu mijyi itekanye ku isi, abicanyi batatu bagaragaye barimo gutema umugore kugira ngo bamwake cyangwa se bamwibe telefoni ye. Icyo natekereje bwa mbere ni ukwibaza, ese haracyari abantu bagendana imihoro muri 2025 muri Kigali? Buri mwaka barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 barahohoterwa ndetse bakicwa hakoreshejwe imihoro, uburyo budatandukanye n'ubwakoreshejwe muri gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ibi bikorwa biganisha ku bugizi bwa nabi ntaho bihuriye no gushaka amaramuko. Abigiramo uruhare abicanyi kenshi usanga ari abaturanyi cyangwa abandi bantu bari baziranye rimwe na rimwe bakaba banakora umwuga umwe. Mu myaka 2 ishize hari amashusho y'umumotari yafashwe kuri kamera ari guhohotera umugore w'inzirakarengane. Impuzandengo y'amafaranga yinjizwa n'umumotari ari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 800 ku kwezi. Aya ntabwo ari amafaranga make. Ubushake bw'abamotari mu kwishora mu byaha buterwa n'abakwirakwiza imvugo z'urwango nka Ingabire Victoire bahinduye abamotari ibikoresho bakaba ari bo batoranyamo abo bashobora gushora mu bikorwa byabo bibi. Uyu munsi Ingabire ari muri gereza kubera guhura n'urubyiruko rw'Abanyarwanda yita Abahutu atagamije kubushishikariza kwitabira amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro, gukora imishinga cyangwa gukorana n'ibigo by'imari nk'imirenge sako. Yahaye akazi umucancuro wo mu burasirazuba bw'i Burayi kugira ngo yigishe urwango urubyiruko uburyo bwo guteza akavuyo, guteza imvururu ndetse n'uko bakora iterabwoba ryo mu mijyi. Mu bikorwa byaberaga iwe mu rugo mu gihe cy'ibyumweru. Kugira ngo abashe kubona urubyiruko ashora muri ayo mahugurwa ari narwo rwamutanze kuri polisi, yabanje kurwumvisha ko rwimwe uburenganzira. Ati ikandamizwa ryanyu ntabwo rigaragarira amaso, niyo mpamvu mutarizi, ariko mu by'ukuri murakandamizwa kubera ubwoko bwanyu. Iyi Ngabire aza kuba atewe impungenge n'urubyiruko rukandamizwa yakabaye yaratangije umuryango utegamiye kuri leta afatanyije n'abamushyigikiye bari mu Buholandi akarwigisha uko bakora imishinga iciriritse. Yakabaye kandi yarabigishije ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu, demokarasi no kubaka amahoro arambye. Yakabaye yarasabye inkunga mu Banyaburayi bamufasha akubaka isomero cyangwa ikibuga cya basket. Aho gukora ibyo byose byagira akamaro urubyiruko rwagiye iwe rwahasanze inzobere mu by'iterabwoba. Izina ryahawe iyi operasiyo naryo rifite igisobanuro kigayitse. Iryo zina ni shira ubwoba udahungetwa ugahungeta. Iyi ni imvugo ijimije igaragaza abantu bamwe nk'abagizwe abacakara. Nta gushidikanya ko nayo yacurijwe mu laboratoire y'i Burayi.
Imvugo za guverinoma iyobowe na FPR ni imvugo zitera imbaraga, kimwe n'amazina y'abantu na gahunda zayo. Nta muntu n'umwe FPR yise umuhungetwa, nta muntu ufite ubwoba bw'uko yahabwa iryo zina. Abantu bahabwa amazina nka intore, abanyamuryango, abatsinzi, intwari n'andi mazina meza. Guhanganisha rubanda n'ubuyobozi bwabo. Imiryango itegamiye kuri leta yo mu burengerazuba bw'isi ikunze kutubwira ko abanyarwanda ko twakanzwe ndetse tubaho mu buzima bw'ubwoba. Ubu butumwa bakunda kubugarukaho cyane ku buryo koko hari igihe dushobora kugira ubwoba bw'ikiremwa kiri hejuru yacu kidutera ubwoba. Mu gitabo Discipline and Punish cyanditswe na Michael Foucault mu 1975 yakoresheje uburyo buzwi nka prison panopticon bwatekerejwe na Jeremy Bentham mu gusobanura panoptisme. Ubu ni uburyo bwo kugenzura rubanda, aho bagenzurwa binyuze mu kubatata cyangwa gutekereza ko babikorerwa, biganisha ku kwitwara neza. Foucault yavugaga ku bihugu usanga bishyira imbaraga mu kugenzura ubuzima bw'abaturage, icyo twakwita mu rurimi rw'amahanga police state. Ariko kuri iyi nshuro ibinyamakuru by'i Burayi, inteko nshingamategeko, abakwiza imvugo z'urwango bose bafatanyiriza hamwe mu gukwirakwiza ubutumwa bugamije gutera ubwoba abanyarwanda mu rwego rwo gushaka uburyo bwo guteza akavuyo mu Rwanda. Buri munsi twumva imvugo zivuga ko u Rwanda ni nk'ikirahure, inyuma y'inyubako zibengerana, umujyi utoshye n'isuku mu mihanda no ku bantu. Hari ugukandamizwa bikunze kuvugwa n'ibinyamakuru byo mu burengerazuba bwo hagati ndetse n'inzara. Ibi bigamije kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kigaragaza isura itariyo. Nyamara u Rwanda ruvugwa nabi gutyo ni igihugu cya kabiri kiyobowe neza muri Afurika mu mwaka wa 2025, aho hafi y'abaturage bose bafite ubwisungane mu kwivuza, uburezi bukaba ubuntu, abaturage bagafashwa kubona inzu zo kubamo, hejuru ya 85 bakaba bafite amashanyarazi ndetse n'icyizere cyo kubaho kikaba kiri hejuru. Icyo abarimo Ingabire Victoire bagamije ntabwo ari ugufasha abo banyarwanda byitwa ko bakandamijwe, ahubwo ni ukubakoresha mu rwego rwo gusubiza inyuma ibyagezweho n'abanyarwanda ndetse na Perezida Paul Kagame. Twakibaza ngo niki kiri inyuma y'imvugo y'uko abaturage bashonje. Ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukoreshwa na bamwe mu bagize sosiyete nyarwanda, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho abayikwirakwiza baba bihisha mu mutaka wo kuvuga ko abantu bashonje. Mu busanzwe ntabwo bikwiriye ko umunyarwanda mukuru avugira mu ruhame ko undi muntu ashonje, ndetse ntabwo kugaburira abaturage ari inshingano za leta, cyane cyane mu ngingo z'imiyoborere myiza za FPR. Umunyarwanda akwiye guhabwa ubushobozi bwo kubona inyungu imushoboza kwiha iby'ibanze akeneye, akagira ubushake bwo gukora, agatekereza, akazava mu cyiciro cy'ubukene. Intego za Ingabire Victoire ntabwo ari ukubohora abanyarwanda cyangwa se abahutu. Icyo agamije ni ukubagumisha mu mitekerereze y'uko bakandamijwe bikozwe n'icyo yita guverinoma iyobowe n'abatutsi, nk'uko ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi bikunze kubivuga. Atekereza ko ubwo ari bwo buryo ashobora gusobanura uruhare rwa nyina, se n'umugabo we muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibihugu byo mu Burayi biramushyigikira mu gusubiza inyuma abanyarwanda. Niba abanyarwanda badashonje cyangwa ngo babe bakandamizwa, ni gute babona uburyo bwo kwivanga mu mibereho yabo? Ubutumwa batanga, imvugo bakoresha
abazikwirakwiza ndetse n'ibindi bakora mu karere k'ibiyaga bigari bihamaze igihe kuko byatangiye mu mpera z'imyaka y'1950. Ubu izo mvugo uzisanga hose mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu bagize umutwe w'iterabwoba wa FDLR, Wazalendo ndetse na MONUSCO, mu bafitanye isano n'abagize uruhare muri jenoside bahungiye mu burengerazuba bw'isi, kandi bose bagahurira kugirana isano na Victoire Ingabire ndetse n'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burayi bishyurwa na Felix Tshisekedi. Ni The QuickTimes News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Ibi byari bikubiye rero muri iyi nkuru, ni ibyahinduwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu nkuru ifite umutwe ugira ati hate mongers like Victoire Ingabire and her handlers entertain unrest to remain relevant. Ni inkuru yanditswe rero na Gatete Ruhumuriza Nyiringabo ku wa 16 Nzeri 2025.